Ndongeye nguhaye ikaze rero, uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu bituma isengesho ryawe ritumvirwa cyangwa se ritagera ku Mana cyangwa se ritagera mu ijuru. Reka twifashishe umurongo wa Yesaya, ibice bya 59 umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Ariko rero ni ibicumuro byanyu bibatandukanya n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu byatumye Imana yima amaso kugira ngo itabumva. Icya mbere rero nk'uko tubibonye ni igicumuro cyawe. Igicumuro cyawe nicyo gitera Imana kutakumva, nicyo gihagarika isengesho ryawe. Niyo mpamvu mbere y'uko usenga, mbere y'uko ujya imbere y'Imana, ugomba kubanza ukicekinga wowe ubwawe ukareba ko nta kigutandukanya nayo, nta rusika ruri imbere yawe. Hanyuma ikintu cya kabiri ni ukutababarirwa cyangwa se kugira inzika. Hanyuma ikintu cya gatatu gituma isengesho ryawe ritumvirwa ni ugusenga ufite gushidikanya cyangwa se udafite kwizera. Ibi ngibi nubishaka urasoma Yakobo igice cyayo cya mbere umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Hanyuma ikintu cya kane gituma